mu by'ukuri niki kintu cyagukuye iwacu aho twari dutuye ko ntabwo urimo kubyumva. Ntabwo nshobora kumva impamvu uyu munsi data yagutaye akagenda akagusiga nta mpamvu. Reka njyewe nzafata umwanya njye gushaka data kuko aho ariho hose, kuko yagutaye ariho, nzamuhiga muzane. Ariko papa, mwana wanjye have sigaho ibyo byihorera. Oya mama, nzagenda mushake nzane data, hanyuma nimara kumugarura mubaze impamvu yagutaye. Kera kabaye bugacya mucyamenya nyine ko data ari we wishe iwabo, wishe se wa fiance wanjye, noneho ibaze aje kunsura. Ntabwo nshobora kukureba mu maso mfite ikinegu mu maso yanyu, mu muryango wanyu data yishe iwanyu. Ni gute natinyuka kuvuga ngo ngiye kuba gushaka mu muryango nzi ko data yahahemutse? Ntabwo bishoboka. Ntabwo nyiguye kwitwa inshuti yawe ukende wishakira abandi, ngiyewe rwose unyibagirwa. Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Ubwo ndavuga amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse na hano mu mujyi wa Kigali, tutirengagije namwe mudukurikira muri hanze y'igihugu. Mwe mwese rero mbahaye ikaze kuri Pesha Special TV. Nk'ibisanzwe rero tubazanira ibintu biri special. Nkuko mubibona rero hano nicaranye n'umuntu ukunzwe cyane n'abantu batari bake cyane, ingeri zose, abakuru, abato, abasaza, abakecuru, njye sinabivuga byarandenze. Reka ntangire muha ikaze abibwire ko ndabizi natangira kuvuga abenshi nyine bamukurikira. Buriya hari abantu benshi bafite amatsiko yo kumenya uwo ari we. Hari abantu nyine bajya bamukurikira cyangwa se bajya bamwumva batamuzi, bifuza kumumenya. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi twagenze imihanda n'imihanda kugira ngo tumugereho, tumuganirize nyine abantu bamwumva ku ijwi bataramumenya babashe kumenya uwo ari we, bamenye ese ni muntu ki, abayeho gute. Byinshi muraza kubimenya. Reka ntangire muha ikaze. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Watangira wibwira abantu badukurikiye muri kano kanya nyine birambuye, uri muntu ki, byose. Gusa muri introduction yawe watangiye uvuga ngo abantu basanzwe bamenyereye ariko nta bantu banzi. Bashobora kuba batakuzi gutya ku isura, ariko buriya ndaza kuba mbikubwira, hari igihe uvuga uti umuntu ati wa muntu umeze gutya na gutya tumva turamukunda cyane. Yego. Mu mazina yanjye uko nitwa n'abandi banyita, nitwa Rwamugenza Evariste Twagirayezu. Imyaka irimo irisunika, iyo ni myinshi, buri wageze muri 30 na wagiye. Ikindi ndi single, ntago ndashaka. Hari ikindi se kirenzaho? Ubundi buryo ukeneye ndambura. Abantu bakumenyereye ku izina rya Twagirayezu Evariste. Ubwo ngubwo ni mu byumva gutya murahita mwumva ko ari wa wundi ukina amatiyatire wigaruriye imitima y'abantu benshi. Siko bimeze? Nibyo washaka kuvuga, nibyo washaka ngo mvuge. Okay, mu bisanzwe mu mirimo nkora, akenshi nkunda gukumvikana mu makinamico. Nyina mu ndamutsa za Radio Rwanda. Amazina nayo nyina nitwa Evariste Twagirayezu, ariko nyine rya Rwamugenza bakurikiraho kubera ko kujya kubivuga hari igihe byafata umwanya. Ubundi iryo zina ni iryawe cyane iryo iryo ni izina rya data. Ni izina nitwa, gusuretse ko nyine haba kwa kundi nyine abantu baba bararyiswe, umuntu ntabyiteho cyane muri kwa kundi kujya kubyandikisha byangombwa ugasanga ntabwo wigeze urishyiramo, ariko iryo ni data yitwa Rwamugenza Gamariel. Mbese yari kwise kubera ko ariko nawe yitwa. Yego. Watangiye gukina amatiyatire ryari? Mu bisanzwe nkitangira umwuga w'itangazamakuru 2010 ishira, ninjiye mu ndamutsa za Radio Rwanda 2011. Mbere suko wenda ntabikoraga bya bindi byo gukina wenda ku mashuri bisanzwe, ariko mu buryo gukina ahantu abantu bashaka kukumva nabyinjiyemo muri 2011. Na mwaka wa 2011 Radio Rwanda ari cyo mu mujyi bikitwa na Orenforo, itaraba RBA nk'uyu munsi. Kuva icyo gihe rero nagiye ninjira mu yandi makinamico atandukanye, uretse indamutsa, itore indamutsa za Radio Rwanda, nagiye njya no muri za Musekeweya. Nyuma uko imyaka yagiye yicuma hazamo kujya mu Runana, ariko mu Runana ho nakinye nta zina mfitemo, ninjira muri Musekeweya, nyina nitwa Karimanzira.
ni umugabo bazi ko ari umugabo ugira amatiku mu by'ukuri mu buzima busanzwe by'umuntu akina siko bimeze. Hanyuma n'andi makinamico agiye atandukanye uzumva za Nayombi zitambuka n'ubu. Hari ikinamico iba mu Muvunyi yitwa ngo urugamba rwo mu muki, yego nyina nitwa Maurice mama Daforoza na murumuna wanjye Jimmy, urumva kwa nyogokuru baraduhahanye, ubwo uheraho nyine ibyiza n'ibi biragendana, ariko abahanzi bibi nyine burya nyine hari igihe birangira bagakurikiraho ibyiza. Umukunzi wanjye Olive urumva tuba hafi, ni nawe udufasha muri byinshi, aho wenda nawe mbivuze muri iyo kinamico. Muri Nayombi mbamo nyine nitwa Ndagano ni umuntu ufite nyine uzi kuri mugabo mu businessman wiyumva nyine akenshi nyine nuko mu Ndamutsa ntago navuga ngo nyina nta zina rihoraho, kuko ni ikinamico zikinwa zikarana igitekerezo cyiza kigakinwa, umunsi kikarangira, umunsi ushaka gukina witwa runaka, ushaka gukina witwa wenda Karori, ushaka gukina witwa Habimana, ushaka gukina witwa amazina atandukanye, ariko iyo ikinamico irangira niho bavuga ngo muri umukino mwumvisemo wenda wakinaga yitwa Karori, bakavuga amazina yawe aririyo, ubwo niba uzumvamo Evariste Twagirayezu muyo nzaba nakinyemo. Wenda hari igihe biba ngombwa sinyine bitewe na role zihari, ariko kenshi ndakina. Yego. Wamenye gute ko ufite impano yo gukina amatiyatro? Mu myaka yanjye mito nakuze nkunda ikintu cyitwa radio mbere y'ibindi byose. Mu gukunda radio ndibuka ko mu bintu iwacu mu rugo iwacu badushishikarizaga cyane nka mukuru wanjye, kuko urumva hari imfura y'iwacu nkaba umuhererezi. Nakuze nzi ko kumva radio ari ngombwa, uretse kumva radio noneho hakabaho ibiganiro by'umwihariko bitagomba kugucika. Hari nk'ikiganiro cyahitagaho cyitwaga ngo bana tuganire, icyo cyahitagaho gikorwa n'umuntu witwaga nyakwigendera Victoria Nganyira. Iki kiganiro cyacikaga mukuru wanjye kuko yari mwarimu, wataha arakambaza ngo bavuze iki nkarya iminwa, ubwo nabaga nzi ko ndi bukubitwe. Ikinamico bikabuko rimwe na rimwe ndibuka ko urumva nko navukiye mu cyaro, nsanga wacu uri mu cyaro, nta radio cyakora nasanze ihari, ariko bakoresha amabuye ya radio. Urumva kwa kabiri nk'iyo byageraga nibuka ko nk'aya masaha izuba riva babaga banitse amabuye, cyangwa se bataba bayanitse bakaba baguze nk'amashyashya, bitegura kuza kumva ikinamico, kuko ikinamico ni ikintu kirekire gifata amasaha, isaha imwe ebyiri hafi. Ubwo rero urumva kuza kumva icyo kintu biragusaba kuba ufite amabuye mazima ahari. Rero ubwo nakuze ibyo bintu, ni ukuvuga ngo uretse icyo kiganiro cy'abana tuganire, nakurikiranaga ikinamico, nkakurikirana amakuru. Hari abanyamakuru nakundaga, nakuze nkunda, nsaba n'Imana yo kuvuga ngo nzababone. Hari abo nabonye, hari abo nasanze baragiye, hari umuntu watabarutse ntamubonye nka Victoria Nganyira, cyakora nabonye umukobwa we Louise Nganyira. Nkajya ngerageza kumubaza se mama mwarasaga nk'uko usa gutya, nawe uzi ko nawe yakoze kuri radio. Ubwo nyine ariko benshi nabonye nka Mabirisi Sibomana, nigeze gukora nk'akadega saa 6:45 iwacu batarahingura radio. Gasete yari yaraguzwe iwacu, ndavuga ngo ndashaka kumureba, ndayisatura kugira ngo murebe. Kumureba narangije musatuye, urumva mu myaka 7-8 wowe wimvisha ko umuntu uvuga muri radio byanze bikubikunze arimo. Ubwo rero ko wisatura birangira namubonye, ariko nashimye ko namubonye maso ku yandi, gusa nyine akomere nubwo yaje kuhura n'uburwayi, yarwaye ikibazo cyo kugira paralize, ariko aracyari warahumeka. Ibyo rero urumva n'abandi uyu munsi bamwe noneho tuniriranwa, bamwe tunakorana mu buzima busanzwe, tunanasangira ariko ngayo ngoko. Rero ni ukuvuga ngo ngarutse ku kibazo urumbajije ngo natangiye kumva nakunze amakinamico ryari, urumva gake kwa kugenda ukunda abantu. Nakundaga umuntu witwa Sebanani, nkakunda ukuntu akina, nkabikurikira. Sinawe gusa, buriya namukesha abatware nkamwumva bose, cyakora namukesha abatware naramubonye, twanakinanye muri Museke we nta kibazo, we naramubonye, ariko nyakwigendera Sebanani we sinamubonye. Abo bantu rero barankururaga, bigatuma mvuga ariko ibintu kubikina bigenda gute, kubikunda niki. Mu mashuri aho umuntu yigaga muri segonderi, umuntu akagerageza gukina kuri scene, gukina amakinamico gake rero
nza kwisanga ninjiye muri Orenforo, umuntu nza ku mutoza wahoze atoza, ninjiyemo harimo umutoza witwa Musaidizi Jean de Dieu. Tuzagura ndambwira ko buriya biriya bintu ko nzi kuvuga ikinyarwanda, ko nzi kugira gute, noneho byongeye ko nize n'indimi, ntago nakina biriya bintu kandi ko niyumvamo kubishobora. Urumva gake gake uko ninjiyemo bumva koko gusoma kwanjye birajyana, bakampa n'akantu ngakina, bakumva koko gukina ni ibintu byanjye. Uko byagiye biza ariko bigaturuka kuri kwa kubikunda ko hambere, kuva nyine mu bwana, uko wumva urumva hari ibiganiro byatambuka ku maradiyo ukavuga uti iki ngiki rwose kincitse cyagucika ukumva warwaye nka malariya, kumva wasuherewe. Ikinamico rero kuncika kandi uzi ko ari rimwe mu cyumweru yatambukaga buri wa kabiri na 2:45 ni isaha imenyereye kuva kera, kuva zamani. Yancika nkumva ko narwaye, nkumva ko hari ikintu mbura ngayo ngukorera. Urumva rero ikintu cyose burya gihera hasi ukabikunda gutyo. Uretse wowe hari undi muntu wo mu muryango wawe ukina amatiyatire? Wakinnyemo ntakiriho, yaritabarukiye, yari data wacu, yanakinnye no mu Ndamutsa, yitwaga Ngamonziza Jean Bosco, yaritabarukiye. Urumva rero no kuba nari mvuga ngo data wacu wakinnyemo yakurikiraga papa, nabyo urumva byarankuruye, nabyo nkavuga ngo ariko byanze bikunze ngombe nanjye ibintu nzabikore, birakunda. Ukina amatiyatire ugakora n'umwuga w'itangazamakuru, ese ibyo bintu bifatanya gute? Ikinamico ntabwo ari umurimo navuga ko uhoraho, kuko hari nka gahunda yo kujya gukina mu Ndamutsa za Radio Rwanda, hari iminsi runaka ku buryo bitabangama bitajye, kuko harimo n'abandi nabo dukinana nabo bafite n'akandi kazi, kandi byose naranjuma ko bari ibintu muri bukine mwiyumvamo rimwe na rimwe muhana umwanya, kandi bya bintu mukabikora neza, ntihagire ikintu gipfa, ntihapfa akazi, kandi n'ikinamico mukayikora. Rero na kwa kubikunda noneho nabyo urumva bigusaba bya bindi no kwigomwa umwanya kwa byanze bikunze, ukaba uzi ko hari ibindi bintu hirya uri buze gukora, ariko ukaba uvuga ngo byanze bikunze nibi ndabikora kuko ndabikunze. Yego. Ni nk'iyihe kinamico wigeze gukinamo igakura nk'amarangamutima yawe, wumva ibabaje nawe ubwawe ukumva igukoze ku mutima? Ikinamico maze gukina ni nyinshi, ariko wenda ngiye zimaze kuba nyinshi. Hari igihe natekereza nko guhera muri 11 nkumva hari izo ntibuka, ariko hari nk'ikinamico nigeze gukina, nakinnye nitwa Dimitri, kigiye nakinnye mfite ikibazo cy'uburemba. Noneho iyo kinamico kuyikina urumva, kandi ababyeyi ntibigeze bambwira ikintu cyanteye icyo kibazo. Hakura urumva mfite byose, mfite amafaranga, mfite imodoka, ndaryoshye meze neza, nkavugana ariko ayubusa. Urumva abakobwa bakankunda, ariko nkavuga ngo byanze bikunze nzagira gute, nzubaka urugo, nzashaka umugore ndongora, umurongoza se kandi urikemba bitazashoboka. Urumva rero ibyo byose kujya kubyumva, kubibwira umuganga no kubyatura, ukuntu bivuga ugahita utekereza abantu wa mugani bishobora kuba bafite icyo kibazo, barahari, ukumva byanze bikunze nawe biragutushije. Wa mugani kuba ufite ibintu byose, ufite nta bushobozi ubuze, ariko ukabuze neza ko utakora inshingano nk'iz'abandi bantu ku isi zo kuvuga ngo nubatse urugo mbaye umugabo. Icyo kintu cyarankuruye, wenda iyo niyo mpita nibuka, ariko hari n'indi njya numva ngo karibu mu ihurizo, nayo njya numva abantu bajye bavuga, hari naho njya wenda nitembera nkumva umuntu ahamagaye amazina runaka y'ibyo nakinnye. Yego. Urumva rero ni nyinshi, ariko urumva mpise nibukamo nk'iyo cyane, kuko hari indi njya numva bakunda nayo kuvuga ngo izasubiremo ngo zari inshuti z'indatana, sinibuka neza titire yayo, butatu butagize gute, twara abamarayika batatu. Very good. Abo bamarayika batatu ni inkumi 3, kandi zigasigara zose zikunda umuntu umwe, uwo muntu umwe zikunda ari we njye. Urumva rero kuva kuri umwe akaza akakubwira ibye, undi akaza akakubwira ibye, undi akaza akakubwira ibye, kandi akakubwira ashaka kugira ngo akwigarure, wagera hirya undi akakubwira ibye n'abashaka kugira kwigarure. Urumva abamarayika batatu, kandi ari abakobwa batatu babana, ariko bakavuga ati byanze bikunze runaka ngombe akunde njye, undi akajya banyuranamo nyine. Urumva nayo kinamico nibuka ko ari ukuntu yakuriye amarangamutima yanjye. Muri make ni nyinshi,
hari aho nyine nanjye nkavuga ngo rwose ahantu pe nanjye nkumva ko binushije nkumva n'amarira araje ariko nkibuka ko ari ikinamico. Ni iyihe kinamico wakinnye wenda ibabaje nawe ubwawe ikagutera ubwoba ukavuga ati ibi bintu biramutse bimbayeho kaba kabaye? Zabaje se Mana yanjye ko wa mugani z'umuntu aba yarakinnye wa mugani zibabaje ari nyinshi ariko nayo yabamo ariko si nazo gusa nuko umuntu aba atazibuka. Urumva ufashe mu cyumweru dukina ikinamico ebyiri wenda reka tuvuge imwe tuvuge ko dukinnye ikinamico imwe urumva mu kwezi ni amakinamico 4 ukubye n'amezi urumva izo kinamico zose none ugakuba n'imyaka irenga 10 urumva izo kinamico zose ntabwo wahita uzibuka ngo uvuge uti ikinamico yaragize. Ariko hari ikinamico nigeze gukina nitwa Faustin yitwa ngo Inkuba ebyiri ntizisangira igicu niba nibuka neza umutwe wayo. Nibuka ko nari mfite mama tukabana nkunda ninjye umufasha umwitaho buracya nshaka umugore nshatse umugore mama arantegeka ati byanze bikunze ntabwo ugomba kunsiga nyine ngomba kuza tukabana kandi ubwo aho tugiye kubana akazabana n'umukazana we. Urumva rero ibyo bintu umugore none hambwe ati se mugabo mwiza ko mama yari afite aho aba umuzanye hano ngo bigende bite. Noneho urumva kuhagera agatangira no gutegeka ibyo uburyo noneho umukazana yitwara mu rugo ngo ni urugo rw'umwana wanjye akirengagiza ko nagiye kugira gute kubaka. Urumva ibyo bintu birababaje kandi ushobora gusanga ibyo bintu nako si ukuvuga ngo nibyo wenda dukina bimwe hari ibidahari ibyinshi birahari n'ibyo birahari. Noneho umukazana umugore nawe akambwira ati rero nanjye ugore kanzane mama tubane. Urumva ni ikibazo ikintu ibintu bikagutera agahinda ukajya utaha nta byishimo umugore akakuregera ibyo umukazana yakoze umukazana nawe akakubwira ibye ati umugore ufite nawe ufite ibyo bintu urumva biragushengura kuvuga ngo ugiye kubaka urugo nyamara nturwubake urumva nta kuntu bitagutera intimba kuri wowe. Wenda iyo niyo mpise nibuka hafi suko ko hari n'izindi ziba zihari nuko ntago zahita zikurura nyine ngo zihite ziza. Yego nk'ubu mbajije nk'ikinamico nahereyeho sinayibuka byansaba gusubira mu kise wenda muri archive nkareba wenda nkabaza muri Radio Rwanda nkareba kinamico zo muri 2011 wenda muzinyereke ushobora kugwaho wenda iyo nahereyeho ariko sinakwibuka ngo neye. Ubwa mbere utangira gukina wumvaga ntabwo bufite? Ntabwo kakwiburira kuko rimwe na rimwe ukina ibintu bigiye utambuka ahantu abantu bazakumva na mikoro ubwayo wenda tureke nuko wenda nabizagamo n'ubundi mvuga kuri mikoro nkora igitaramo n'ubundi mvugira kuri radio ariko byumve ntago wavuga ngo ugiye kuza gukina ikinamico ngo uri kutagira koba kuko ibintu ugiye gukina ni ibintu abantu bazakumva n'ubutumwa uzatanga imbere ya mikoro ugiye gukinana n'abandi muri kumwe hari n'igihe utitira iyo ugiye gukina n'umuntu ugahagarana nk'umuntu wajyaga wumva kera akina avuga uti uyu muntu namwumvise kera n'umuhanga nta kuntu utahagarana no guhagarana no kumva akoba karaje bigatuma wagira ute wakina nabi ariko ugenda bakubwira bati humura ishyitse umutima hamwe rwose tuza ubuse n'uganira nk'ibisanzwe. Hari abantu bajya bibaza ikibazo urabona hari nk'ukuntu muba muri gukina mukaganira nk'umwanya munini kandi hari abibaza se biriya bintu babifata mu mutwe baba bari kubisoma ibanga mukoresha nini? Wakubwira ko iryo ari ibanga rya muvara wamugana iryo bari n'ibanga ry'akazi se singi gusubiza icyo kibazo aricyo byaba bitwaye ariko rimwe na rimwe kubera ko abari radio ntabwo kenshi kufata mu mutwe cyane bizamo. Urumva nyine byanze bikunze ufite ibyo uko ugendamo ariko ntabwo bimbata y'ibyanditse kuko utwishyiramo hari ibyo wongeramo nk'umuhanzi ariko ntabwo navuga none ngo bimbata y'ibyo baguhaye kuko abari radio atari televiziyo hari ubutumwa babwanditse ugomba gutanga ntunyuranye nabwo. Ntabwo rero wavuga ngo ibyinshi bifata mu mutwe hari ibyo uteraho ijisho nyine ukareba nyine biba byanditse. Hari nk'ukuntu umuntu akina ukajya ukumva nyine ararize rimwe na rimwe akaba yanakora n'amarangamutima yawe ukarira ese mu by'ukuri bararira amarira agatemba cyangwa nyine ni kwagukira? Kurira hari icyo bita gukina buriya iyo wumvise umuntu akina nyine yarira ntabwo uwo muntu uzumva ko arimo kurira ariko iyo akinnye
akinnye arira ni ugukina ni ukuvuga ngo hari ugukina urira noneho hari ukurira ukina noneho kurira wenda sindi ngombwa sinize kuvuga wenda abazi b'amarangamutima kuko twese biterwa na role baguhaye hari igihe wisanga n'ubundi hari aho biri bugere ukarira kuko nk'iyo kinamico nigeze kubwira Dimitri hari aho ngera nkarira imbere ya muganga ibintu bishoboka bite urumva nyine bihita biza rero ni ukuvuga ngo muri make uze kumva utwo tuntu iyo ukina urira ntabwo abantu bumva nyine ko wakinaga ariko iyo urira ukina byanze bikunze biraza nk'uko umuntu asinda nta nzoga ziba zazanywe hariya aho tuba twakiniye ariko ugakina umuntu ukumva ko atashye yihagiye agatama biraza ni wa mukino uruhande rumwe mvuze ngo ni ibintu hari imvugo igikunda gukoreshwa ngo ni marasoneri reka bivuge gutyo ibiba mu muntu yego ukamenya kurira nyine ukamenya ko ugiye kugira gute ugiye kurira ukina kandi ugakora bya bintu kuko ukumva ko n'ukumva ko urimo kurira amarira ntabwo ari ukuvuga ngo amarira ashaka kuza ariko urabikora n'igihe nyine ubikora nyine ibyo bine ngo ukina uryo ugahagiramo hari igihe nyine urira nyine nuza ikagutera emosiyo uturira tukaza nyine n'ubundi kubera ya mudu wari uri muri kinamico kiniraho gatoya se nkakina nka gute nyine nka role nawe ubwawe uvuga uti iyi role narayikinnye wenda iranezeza cyangwa irambabaza akaba ariyo wenda utugana reka njye muri ya kinamico nigeze kukubwira ngo inkuba ebyiri ntizisangira igicu aho nyine nakinaga nitwa Faustin mbwira umugore nyine ambwira ko nawe agomba kuzana nyina nawe tukabana ko nazanye mama uko atangira nyine arabimbajije nyine none ugatekereza ko uzazana mama wawe akaza tukabana hano mu rugo iwanjye akabana na mama ibyo bintu ntabwo bishoboka ibyo ubimenye ubwo uzahitamo ngewe mpave cyangwa uzane nyoko naho ibyo bitari ibyo ngewe ndabihakanye oya ntibishoboka hari ugukina nkina role nyinshi hari gukina utashye nyine wenda kwira n'umugore wawe wenda wihagiye n'agatama ugasanga hari ibintu bitagenze neza ya filime ya kinamico papa wawe aho yakunze umukobwa nyine wadetingaga uri muganga akora mu kigo cy'iwanyu ntabwo nyibukamo neza ariko reka ngerageze zo gukina se bisanzwe wenda numvemo nka role runaka baje kumwica ngo ni uko ngo yatwaye papa wawe nyine yari yamuguriye imodoka yamugurira inzu nk'ibyo nyine ntabwo nahita nyibuka afite mama waba ugendera mu kagare hahandi nakunze ni umukobwa twiganye hanze data yarishe iwabo data yarishe ise ariwe witwa data bukwe kuko nakoranaga n'uwo mukobwa dufite imishinga yo kubana noneho nibuke ahantu hari aho nyina urumva nka mama nkamubaza ariko mama mu by'ukuri ni iki kintu cyagukuye iwacu aho twari dutuye ko ntabwo ndimo kubyumva ntabwo nshobora kumva impamvu uyu munsi data yagutaye akagenda akagusiga nta mpamvu reka njyewe nzafata umwanya njye gushaka data kuko aho ariho hose kuko yagutaye ariho nzamuhiga muzane ariko papa mwana wanjye have sigaho ibyo byihorera oya mama nzagenda mushake nzane data hanyuma nimara kumugarura mubaze impamvu yagutaye kera kabaye bugacya mucyamenya nyine ko data ari we wishe iwabo wishe se wa fiyanse wanjye noneho ibaze aje kunsura ntabwo nshobora kukureba mu maso mfite ikinego mu maso yanyu mu muryango wanyu data yishe iwanyu ni gute natinyuka kuvuga ngo ngiye kuba gushaka mu muryango nzi ko data yahahemutse ntabwo bishoboka ntabwo nyiguye kwitwa inshuti yawe ugende wishakira abandi ngewe rwose unyibagirwa mu matiyatire dukunda kumvamo bakunda gukina nyine
ni inkuru z'urukundo akenshi. Ugasanga nyine wenda urukundo runyuze muri byinshi, abantu bashatse kurusenya cyane ariko rukarangira rusakisidinze. Banarusenya. Noneho nsigaye numva abantu bavuga ngo urukundo rusigaye mu matiyatire no muri za musekeweya no mu runana. Kubera iki ubwo? Kubera iki sinzi impamvu nyine babivuga. Kuko abantu benshi tujya duhura bajya bambwira ngo nkina role ngo zizwiho ngo guteta, ziziho kujya mu rukundo cyane. Ubwo impamvu nyine babimbonamo cyangwa se babyumva wenda ari byo bita gukina ukagerayo, ubwo mba nageze ku nyota yabo, amugane bakumva urukundo nirwo rurahari. Bakumva urukundo nyine ari rwa rundi nyine rwenyewe rufatika. Sinzi rero ubwo aho babihera nyine, ubwo iyo ikintu cyakugeze ku nyota byanze bikunze nta kuntu utabivuga uti iki kintu amugane niho gisigaye, ahandi dushobora kuba dushaka ibidahari. Ese wowe niko ubibona, ubona koko rusigaye mu matiyatire cyangwa n'ubundi hanze rurahari? None se ubu nta miryango ibanye neza, ndavuga umugore n'umugabo bakundanye, nta basheri se n'amashusho babanye neza bakundanye, kandi ukabona ejo bubatse urugo rugenze neza. Gusa nyine kidobya ntibura kandi rusa waragabanutse wa mugani mu bantu niko bajya babivuga, ariko hari n'urw'ukuri ruhari n'urucumbagira rurahari. Ntabwo navuga ngo urukundo rusigaye mu ikinamico, mu ikinamico ahubwo nyine ni umukino, ahubwo nibakurikiza urwo mu ikinamico bagerageze kurwongera, wenda n'abatari barufite rwinshi baruzamure, ariko hanze urukundo abantu bararufite kameme. Baravuga ngo kuri ubu ntabyera ngo de nyine ngo abantu nyine umuntu asigaye aza kugukunda wenda afite ikindi agukurikiyeho, like wenda nk'ibyo tunze cyangwa se uko ubayeho. Nawe niko ubibona? nta bushakashatsi nakoze ku buryo wenda nabeha ijanisha runaka, ariko uruhande rumwe hari ababigenderaho kagukunda akurikiye ko ufite umuduga n'imodoka, cyangwa se ufite akazi keza karyoshye, cyangwa se akubonamo ko ufite uko uhagaze, wenda umucuruzi ufite akantu, niko basigaye babivuga ngo akantu iyo bigize gutya ni gutya ni amafaranga. Ariko hari n'abatagendera kuri ibyo, bakagenda bakabana nta n'ikintu rwose amukurikiyeho, nta kuvuga ngo wenda ngamukurikiyeho ko afite ako kazi keza, izo modoka se, akagenda akurikiye urukundo. Kuko rimwe na rimwe nanavuze ngo ba bantu bakundana nyine bakurikiye bya bintu ni narwo rwa rukundo rudatera kabiri, ntago naba mbeshye. Kuko nubwo nabwo nyine ntakoze ubwo bushakashatsi, ariko nka buriya ubajije abantu bo mu nkiko bakubwira ikintu cyitwa agatanya, imanza za gatanya zihari ko ari nyinshi, kandi rimwe na rimwe ushobora gusanga hari ikintu rero barabanye, umwe akurikiyeho iby'umutungo. Akenshi hari n'abakubwira ko uyu munsi gatanya impamvu zirimo kwiyongera n'iki se, abantu bakurikiye imitungo kuruta urukundo. Aravuga ati niba mbanye n'umugabo wanjye dufite inzu tuyubatse Nyarutarama, reka mfate urwo rugero, hari imodoka, hari ibindi, hari andi ma business mufite, byanze bikunze nitugira gutya tugatandukana tuzagira gute, tuzabigabana, agende yigenge nanjye nigenge. Ubwo rimwe na rimwe rero usanga arimo akabazo nyine. Bene nk'abo bantu babagiriye icya mbere nama njye ku giti cyanjye natanga, burya ibintu nibishakwa haguma amagara. Icyo ngiye nicyo nkunda kuvuga. Ushobora gusanga wa muntu ufite ibya mirenge ejo bikayonga nk'isabune bigashira. Ntabwo nibaza ko nibishira rero mugihumeka wowe n'umugabo mwaragiye hariya mugasezerana, kandi abantu bongera bibuke n'ibyo basezerana mu murenge bajyamo bagasezerana ko bazabana mu buzima bubi n'ubwiza, nubwo wenda iyo ndahiro ntayibuka neza, ariko ko bazabana mu byago, mu rupfu, ndumva ibyo bintu birimo. Ntabwo rero uyu munsi amakuba yadutse wenda akaduka kuwo mubana, ubukene bukaza, ntibisobanuye ko mugomba gutana. Mugomba kumenya yuko mushobora no kubana mufite zero, mugahera ku busa kandi ejo mugatera imbere. Ni ukuvuga rero ibintu nk'uko nabivuze, haguma amagara gusa. Mugihumeka muri bazima, ibintu birashakwa. Ni babane badakurikiye kuvuga ngo runaka afite ibintu, runaka afite umurimo runaka dore afite imodoka nziza, runaka yujuje inzu nziza. Kuko uko aba yarabishatse n'ubundi mubanye mutabifite mwabihiga kandi mukabigeraho.
ngewe icyo nicyo niyemeza kuvuga ko ngewe icyo nemera cyane, kandi urukundo n'ubundi rushyize imbere ibintu narwo ntabwo rutera kabiri. Ngewe icyo nicyo nakubwira, kuko niba ukunze umuntu umukundiye imodoka, ejo se nihirima munsi y'umuhanda igashwanyuka, akabura ubushobozi bwo kuyikoresha cyangwa ya modoka ikagenda, cyangwa hakaduka n'ikindi kibazo runaka, bya bintu mukabigurisha bikarangira, ese ntabwo uzaguma kubana. Aho ahaje urukundo rwikwimurwa n'ibintu, ntihaba urukundo gusa, ibintu bijye ku ruhande. Ibintu nabyo nibyo, kuko umuntu ashaka namuvuga ngo muzashake ibintu, kandi ibintu n'ubundi ibintu birashakwa. Nicyo navugaga, ni ukuvuga ngo mu by'ukuri gukurikira kuvuga ngo ibintu birahari, ushobora gusanga usanze ibintu n'ubundi ejo bigashira, muri kwagusha n'ubundi mugasubira kuri zero. Ntabwo rero nk'abantu mwakundanye kandi mwabanye mwemeje kubana, mwakomeza kuvuga ngo ubwo ibintu byanze ngo reka tugire gute, ngo reka tubisenye cyangwa tubivemo, ngo kubera ko bya bintu bishize. Ariko mukiriho muhumeka, ibintu murongera mukabishaka. Tugenda tugana ku musozo, hanze hari abana bafite talent zo kuba bakina, hari n'abafite talent zo kuba bakandika ayo matiyatire, ariko babuze nk'ahantu bamenera kugira ngo binjire. Babigenza bate kugira ngo nabo binjire mu hari ihuriro hari platform y'abantu bakina ikinamico, kandi bajya batanga ibintu bijyanye n'amahugurwa ku bijyanye no gukina filime, ku bijyanye no gukina théâtre. Baba Kimironko, yes, barahari. Ni ihuriro, ni federasiyo duhuriramo, kandi ibyo bintu byose barabikora. Rero ni ukuvuga ngo ntago umuntu ufite iyo mpano yabura amakuru, kandi ikintu cya mbere nyine ni amakuru. Ntago yabura rwose uko abyinjiramo, abyiyumvamo, abishaka. Gusa nkubwira ikintu kimwe, ni ukuvuga ngo buriya hari igihe winjira mu kintu ari ukugihatiriza. Ikintu rero iyo winjiyemo ari uguhatiriza rwose, hari igihe byanga. Navuga ngo ibintu by'ubuhanzi buriya ni nk'uko uyu munsi utakwinjira kuvuga ngo ugiye kuririmba atari ibintu wenda wiyumvamo cyangwa bikurimo, atari nk'impano. Biragora rimwe na rimwe, ariko gushaka ni ugushobora. Nicyo navuga, abantu bafite rero iyo mpano babyiyumvamo, ntabwo babura aho rwose binjira kugira ngo bajye mu bintu by'amakinamico. Kugeza ubu ni izihe mbogamizi wahuye nazo kuva watangira gukina? Ntago navuga ngo hari imbogamizi runaka nahuye nayo, wenda gutangira utariyumva mu ntuzo, wenda nk'ababisanzwemo, nk'abuje usangamo gukinana n'umuntu runaka, wenda wari usanzwe wumva nabyo ugasanga bikujennyemo gahoro. Navuga ngo nta mbogamizi zidasanzwe zindi navuga ngo nahuyemo muri iki kintu cy'ikinamico rwose. Hari abantu bakunda kumva amakinamico, bakumva dole zawe, hari abibaza se ni umusore, abandi ese arubatse, ariko watubwiye yuko uri singo. Uri singo, ariko se waba ufite umukunzi? Ibyo byose nta muntu waba adafite uwo akunda, cyangwa ngo nawe mukunde, icyo byose ntiyabura. Ushobora wenda kuba nta murongo runaka twari twahana, ariko kameme hari igihe atabura. Gusanga uri nyakamwe bigakunda wowe, uri muzima tena ntago bibaho. Nk'ubu nkawe urakunzwe cyane, nakubwiye ko natangiye mvuga ko ukunzwe. Ntago mbizi nubwo ari wowe ubivuga. Ni wowe ubivuga, njye ntago mbizi. Birashoboka kubera ko cyakora duhura nyine barambwira bati vraiment ibyo ukora ubikora neza, kuko wa mugani hari n'abantu bajya banyandikira kuri za Facebook, za Instagram, no ku zindi social media aho ngaragara, bambwira bati rwose nkabona nk'umuntu ntanzi, umva nk'umuntu ari kure. Iyo bakubwiye ko bagukunda umanajinga gute? Igikuru hari ikintu ntibagire ngo mbwiye nawe wenda abo bankunda. Hari akantu ujya nkunda kuvuga, rubanda burya hari igihe ikogagiza ukagenda ukibwira ko waminutse wagezeyo, nyamara hari byinshi ugikeneye gukora. Njya nkunda kuvuga ngo nibakomeze kuko bankunde nk'uko nyine bakunda ibyo nkora, ariko nanone ngewe burya rubanda nanone ntago yagushuka. Hari igihe ngo ikoshya ugahwinina, ukibwira nyine ko ibintu byose wabigezeho ariko atari ko bimeze. Ahubwo
mu kunkunda kwabo bambwire batari ko uhindure gutya, inama nazo bazimpe, ntibankunde gusa byo gukunda ibyo nkora, kuko hari igihe bitaba binoga neza 100%, hari ufite inyunganizi nawe ajya yima. Yego. nasi iyo bakubwiye ko bagukunda aho basubiza iki? Of course kubashimira ni ngombwa, babwira nti murakoze cyane ko nkunda rwose, nanjye nzajya ngerageza gukora ibishoboka, nanjye iyo mbikora nzi ko hari abo ndimo gushimisha, nanjye urumva biramfasha, kuko ndavuga ngo reka mbikore kuko hari abantu bankunze, nanjye ngerageze gukora ibyo bakunze. Yego. Ni iki wabwira abantu badukurikiye muri kano kanya, by'umwihariko nyine abakunzi bawe? Abakunzi banjye ndabashimira mbere y'ibindi byose kuba rwose bakunda ibyo nkora, bagakunda gukurikirana ibyo uburyo nyina, rwose ndabibashimira cyane. Ariko n'inkunga zabo mu bitekerezo zirakenewe kugira ngo birusheho kunoga. Yego. Be kunkunda gusa, ariko n'ibitekerezo babimpe, bambwire bati ahangaha uzabigenze gutya, cyabona hari n'ikindi nakongeraho bakimbwire, cyangwa hari n'icyo nanakuraho nacyo bakimbwire. Ukina amatiyatire se no gukina filime ntiwabikora? Nabikora gusa ntabwo nkunda kuba umuntu uri celebre ugaragara muri societe, ntabwo mbikunda kuko hari izo tujya gukina ku masene mu giturage, mu makinamico atandukanye, hari izo tujya dukinira gutanga ubutumwa nyine hanze kwa. Yego, hari nk'imiryango cyangwa se ibigo runaka bimpamagara mu murage tujya gukina ku masene, ariko ku kintu kijyanye na kamera hakurya hariya ntabwo ari ibintu nkunda, sinanabifitemo impano cyane, ariko wenda si uko nabyo nanabigize byaranira. Reka tugushimire rero kuba waduhaye umwanya wawe tukaganira. Yego, nanjye ndabashimiye cyane kuntekerezaho. Ntabwo biba byoroshye, ubundi ntabwo gupfa kuvuga kuri kamera, si uko binaniye, ariko ntabwo ari ibintu nyine nk'uko nabwiye ko filime atari ibintu byanjye zigaragara. Nkunda kwibera iyo, nkavugira iyo ngiyo nyine, nkajya ninyurira ahantu abantu batavuga bati dore ni wa wundi. Nta cyaha kirimo n'uwamenya, cyane ko n'ubundi hari n'abanzi n'ubundi bisanzwe, ariko urumva nyine ntabwo ari gu yanjye, reka nkoresha iryo jambo rya gu. Nyine nk'uko mwabibonye twari turimo turaganira na Twagirayezu Evariste, mumuzi mu matiyatire kuri RBA mu itorero Indamutsa. Nyine abantu mutari mumuzi, mumukunda nyine muzi ijwi,